Hari amagambo umuntu avuga akangiza ibintu byinshi, ariko hari igihe guceceka kiba igisubizo cyiza bitewe n'uko bishobora kuba ari bwo buryo bwiza bwo kwerekana ubwitonzi, kubaha abandi cyangwa kwirinda amakimbirane. Uyu munsi wa none reka turebere hamwe ibihe 12 ugomba gucecekamo niba ushaka kubaho neza n'abantu ndetse no gufata ibyemezo byiza. Murakaza neza kuri Sana Word Official, aho inkuru, ubumenyi n'ubuzima bihurira. Niba uri mushyashya kandi subscribe, kuko hano niho uzajya wiga ibintu bihindura ubuzima bwawe. Bahaye ikaze mu isi yanjye, nitwa Sana. Icyambere, iyo ibintu byazana umujinya cyangwa se amakimbirane. Ahangaha ni cya gihe iyo uri mu mpaka cyangwa mu mubano uri mu bushyamirane, guceceka hano bishobora kugufasha cyane kwirinda kuvuga amagambo wakwicuza nyuma, ndetse no gukoresha imvugo zikakaye cyane bikangiriza ibintu byinshi. Biterwa cyane akenshi no kuba uri kumwe n'abantu bavuma hafi, kandi abantu bakunda kuvuga cyane ariko bakavuga ibiterekeranye. Ahangaha iyo byitwayemo neza ukicecekera biragufasha cyane, kuko birinda kwangiriza umubano uri hagati y'abo bantu. Icya kabiri, iyo utiyizeye mu byo uvuga. Aha ni muri cya gihe uba udafite amakuru ahagije cyangwa uri gushidikanya ku byo ugiye kuvuga. Ahangaho kugira ngo uvuge ibintu udafiteho gihamya, wakwicecekera, kuko guceceka muri iki gihe ni uburyo bwiza bwo kwirinda gutanga amakuru atariyo. Icya gatatu, ni igihe cyo kumva abandi. Iyo umuntu akubwira ibibazo bye cyangwa se ari kubabara, guceceka ugatega amatwi birushaho kwerekana kwita ku byo avuga ndetse no kumwubaha, kugira ngo ubone kumugira inama nzima. Ariko mu gihe akubwira ibibazo bye nawe ukamubarira inkuru zawe, yatekereza ko nta kintu uzaba urimo kumufasha. Icya kane, iyo kuvuga ntacyo byamarira abantu. Hari igihe kuvuga ntacyo bishobora guhindura cyangwa bikaba byatuma ibintu birushaho kuba bibi. Muri icyo gihe guceceka bishobora kuba igisubizo kuruta ibindi, kuko hari igihe uvuga ibintu bitagira ikintu cyahindura. Ushobora kuvuga ikintu gishobora kwangiza ibintu aho kugira ngo wicecekere. Ahubwo guceceka muri uwo munsi bizagufasha kwicuma umubano mwiza uri hagati yawe n'abo ushaka kuvugisha. Icya gatanu, iyo ushaka kugaragaza ubwitonzi cyangwa se ubushishozi. Hano ni muri cya gihe hari ubwo guceceka byerekana ko uri umuntu utekereza mbere yo kuvuga, bityo ukirinda kwivanga mu bintu bitakureba. Ahangaha iyo abantu bakubona ushaka kugaragaza ubushishozi ufite n'ubwitonzi, batangira kukubona nk'umuntu ufite ubunararibonye, bakagufata nk'umuntu udasanzwe bitewe n'uko wahisemo kwicecekera, atari uko yewe udafite n'ubwenge bwinshi kubasumbya, ahubwo ari cya gihe uba wafashe umwanzuro ku giti cyawe wo kwicecekera ukituriza. Icya gatandatu, ni muri cya gihe cyo kwirinda kwivanga mu makimbirane atakureba. Iyo atari ngombwa kuvuga cyangwa kugira uruhare muri ibyo bibazo by'abantu ku giti cyabo ku ruhande, guceceka bishobora kwerekana ubwitonzi, ugategereza uko batangije iyo ntambara akaba ari ko bayisoza. Weho nta ruhare uyigizemo, ahubwo ukicecekera, ahubwo ukavuga igihe bagusabye inama. Wabona kandi bitakureba cyangwa se inama yawe nta kiri buze guhindura, ukicecekera, nabyo bizagufasha cyane. Icya karindwi, niyo abandi bakeneye amahoro cyangwa umwanya wo gutekereza. Hari igihe abantu baba bakeneye umwanya wo kwisuzuma cyangwa gutuza bitewe n'ibyo baba biriwemo, badakeneye umuntu badistabinga cyangwa se batesha umutwe. Kugira icyo uvuga muri iki gihe nk'icyo bishobora kubabuza amahoro. Ahubwo mu gihe nk'iki, ceceka, ubaha umwanya wabo, biturize, bagire ibyo batekerezaho, ibyo bashyira ku murongo, utabavanga bakagira ibindi bangiza, nabyo bizagufasha cyane. Icya munani, ni muri cya gihe cyo kwerekana kwihangana. Hari igihe iyo hari umuntu urimo kugerageza kugutera umujinya cyangwa kugukangisha amagambo, nawe wumva ugize agasumburutso, ukumva ko nawe ushobora kumusubiza. Ushobora kwitwaza wa mugani w'Abanyarwanda ngo umuntu nagusurira ntumwishyure azakwita ikiburanyo. Ariko muri aka kanya guceceka bishobora kuzagufasha kwerekana imbaraga zo kwifata no kwihangana, kugira ngo umwe atazamuka n'undi akazamuka mukangiza byinshi, ahubwo wowe ukituriza. Icya cyenda, ni igihe iyo uvuga bishobora gukomeretsa abandi. Hari igihe twibwira ko kuvuga cyane dushobora kuba turi guha inama abandi cyangwa se kubahugura cyangwa se kubakebura,
ariko tukirengagiza ko hari amagambo ashobora kubabaza cyangwa gukomeretsa umutima w'undi muntu. Kandi gusana umutima ntibishoboka. Mu gihe utekereza ko ibyo wavuga bishobora kugira ingaruka mbi, guceceka biruta kubivuga. Ugomba kwitoza mbere yo kuvuga ngo nayahe magambo ugomba kubwira umuntu, cyangwa se ni ibihe bihe byiza cyangwa ibibi arimo, ku buryo ntamuganiza ibintu bijyanye n'ibi. Nabyo bizagufasha cyane. Icya 10 ni cya gihe iyo wifuza kumenya neza imitekerereze y'abandi. Mu bihe udafitiye umutekano cyangwa se ukeneye kumenya neza uko abandi batekereza, mbere yo kugira icyo uvuga, guceceka birakenewe. Kuko ntawamenya icyo ntekereza ntarakivuga. Umwanya manze nkikuganiza icyo ntekereza, ubundi ubone kugira icyo nawe umbwira. Icya 11, mu gihe cyo gutekereza ku gisubizo kiboneye. Ni ingenzi cyane kuko hari ubwo umuntu aba akeneye umwanya wo gutekereza mbere yo gusubiza ikibazo runaka, cyane cyane mu bihe bisaba ubushishozi cyangwa ibisubizo birambuye bijyanye n'ubuzima bwite. Ahangaha bizagusaba guceceka. Umuntu ugiye kugishaho inama cyangwa se ugiye kugira inama, azamanze umutima wawe urekure, atekereze, afate umwanya. Ntuzamutonganye ngo yatinze kugusubiza cyangwa se ngo bifate nk'agasuzuguro. Oya, ahubwo uzamuha umwanya we atekereze ku cyo agiye kugusubiza, nibwo azaguha inama nziza cyane. Icya 12 dusorezaho ni mu gihe cyo kwerekana ubunyamwuga, icyo twita professionalism cyangwa se experience professionnelle, ubunararibonye. Aha ni cya gihe mu kazi ukora cyangwa se mu buzima rusange busanzwe mu bo mubana muri sosiyete, guceceka bishobora kwerekana ubunyamwuga, cyane cyane iyo biri mu buryo bwo kwirinda gucira abandi urubanza cyangwa guha abantu umwanya wo kugaragaza ibitekerezo byabo. Ahangaha bizagufasha cyane kuko ni hahandi bazakubona nk'umuntu ufite intego, ufite n'icyo azi, n'umuntu ufite icyo yagezeho. Guceceka ni ubushishozi bukomeye kandi buranga ubwitonzi, kwihangana no kumva neza uko ibintu bihagaze. Si buri gihe guceceka bisobanura intege nke, ahubwo bishobora kuba ikimenyetso cy'ubwenge n'ubushishozi. Icy'ingenzi ni ukumenya igihe cyo guceceka no gutandukanya uko kubaho mu ituze n'ibyo ushobora kwinjiramo bigusaba kuvuga. Guceceka rero ni ikigero cyiza cyo kwerekana ubushishozi, icyubahiro no kwihangana, ariko ntikikubuze kuvuga igihe bikenewe, cyangwa bishobora kugira icyo byongera ku ngingo runaka mu gihe uyisabwe. Hari aho guceceka bihinduka umutego niba bibuza ukuri kuvugwa cyangwa ibitekerezo bifite agaciro kwemerwa. Bityo ubuzima bugira amahitamo ashingiye ku bushishozi, kumenya igihe cyo kuvuga n'igihe cyo guceceka. Ibyo byose birasaba ubushishozi bwo kumenya igihe cyo guceceka, ariko ari cyo cyemezo cyiza, n'igihe kuvuga bihagije ari ngombwa, ari cyo cyiza muri ako kanya mu gihe. Ese waba wifuza ko dukomeza kuganira ku nkuru nk'izi z'ubuzima, zihindura ubuzima bwacu kandi zitwigisha uko dukwiye twitwara muri sosiyete turimo? Niba ubitegereje, andika igitekerezo cyawe muri comment, ukande like, by'umwihariko subscribe kuri iyi YouTube channel yanyu tujye kujya tuganiriraho ibyihindura ubuzima bwacu. Jye nitwa Sana, iyi ni isi yanjye. Bahaye ikaze no mu bindi biganiro. Ciao ciao, hasta la vista.